sinigeze mpuza Siya n'uriya mugabo. Ese iyi mbwa yabwaguye yabwenda ukaba waraciririye ikibwakazi iyo cyabwaguriye mu rugo nta muntu usinzira mu rugo. Bajya bakunda kuvuga ngo umugabo igihe icyo ari cyo cyose agomba koza imbunda. Umugabo ubundi ashakira icyo umugore, umugore ashakira icyo umugabo. Umugabo ashakira umugore koza imbunda gusa. Ntabwo warara gatatu utogeje imbunda cyangwa icyumweru cyangwa ukwezi ngo ubure kutajya gucuka umuco nyuma. Imbunda ikeneye koga. Imbunda ikeneye koga. Erega si nibyo byonyine. Uwo mugore umaze icyumweru atarategura amavuta yo koza imbunda. Ntabwo wambwira ko azamara bitatu adafite ahandi nawe wabyumvishe. Yego. Ajya nicyo cyansi ko kibuhanganya neza. Cyansi washyizemo amata rero iyo kiyabuzemo kiranuka kirabura. Wabyumvishe. Niyo mpamvu icyo gihe cyansi rero na yambunda iyo bizanishije usanga habayemo ikibazo. Ijambo ko rikomeye kiranuka iyo kimaze iminsi kitabona imbunda. Uzafata icyansi kiburemo amata. Yego. Sibyo? Ubundi uracyoza. Yego. Iyo kitogeje. Wa Pastor Mutesi yakoze ubukwe. Wa Pastor Mutesi abantu bakaba bakunda kumutera amabuye bati amaje gukora divorce inshuro zigera kuri 4. Uyu ni umugabo wa 5 nawe basezeranye. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ugushigishano wasiwe. Bari kudusobanurira yuko tugushigishano ni iryo cyano. Uri kurengera ko abantu bareba ko wakoze ubukwe. Ariko nawe nibiza bikaba nka kwa kundi. Si urugo mugiye kubaka. Tekereze cyo. Birashoboka ko wenda uwo mwatandukanye yagucaga inyuma cyangwa akakwima ukwezi. Undi we akazaza guha kenshi ariko akaguca inyuma kenshi. Noneho umuntu umwe yabajije Yesu aramubaza ati uriya yarongowe na runaka ati mu ijuru azaba uwandi. Bavuga ngo mutandukanwa n'ikintu urupfu. Urupfu iyo rubaye kuri umwe rero nta tegeko rimubuza gushaka, nta n'itegeko rimubuza no kwiyandarika kuko azwe. Kandi nanone karandi twebwe muri twe tugiramo abadayimoni. Mwongeyeho ko ari na pastor. Ni Pastor Mutesi. Pastor. Wese pastor waho utagira umugore cyangwa utagira umugabo abaho. Negeze njya ku mudogiteri nabanteri umugongo mereye nabi ndumva ameze nabi ati ntago ujya urongora. Nese ni muganga akubwira ati genda urongora uroroherwa. Urabuza umudivorce kwinyabya gute? Hari igihe ushobora kuba udafite woza imbunda ukayogesha intoki. Akosa we yafite kuba yarahawe passe ahubwo ikivuye muri iyo passe gishobora kuba cyari gifite indi mitego. Ese ubundi no gutuma umuntu aguha passe bwaca akayigucyurira. Ni ikibazo. Ese niko cy'umuntu aguha passe bwaca akayikugengaho. Ubu mu rugo rwa Siya yo abana n'umugabo hari kwitajyamo ibibwana. Ntabwo byari bugiye mu birimo nubwo. None se mwashyiranye ku karubanda nta bibwana birimo? Harimo ibibwana byinshi urumva ubwana byatangiriye. Slim Jesus. Yes, reka nongere mbahereze ikaze bakunzi bacu. Nangire mbasuza mbifurize kugubwa neza aho muri mwese impande zitandukanye z'igihugu. Uyu munsi twasuye umupapa bita zirimo ibibwana. Umeze gute? Ndaho. Kristo Yesu akozwe iteka ryose. Kuba gaturika. Na Yesu ashimwe kuba Kristo. Yego. Assalamu alaykum ku Bisilamu. Yego. Kuko twese turi abantu uko byumva kose. Yego. Turakwishimiye rero mbonye mudusura. Karibu. Yego. Okay, tugiye gukora ikiganiro ariko reka dutangize nk'isengesho nuko wabanje wari wabyifuje. Reka tuyambaze Uwiteka. Burya mu isengesho habamo ibyiciro. Burya habamo gusaba no gushima. Yego. Gusenga byo ni ikindi. Nuko tujya tugira gutya nitubihuze. Ugasanga umuntu ari gusaba akabihuza no gushima akashyiramo no gutoteza Imana. Byose bikitwa ishengesho. Ariko ubundi mu isengesho burya batandukanye. Yego. Reka dushime rero tunasabiremo. Yego, nta kibazo. Uwiteka Imana igira neza uhabwe icyubahiro. Uri Imana igira neza, uri Imana ihindura ibyanze guhinduka. Niyo mpamvu tukwishiza imbere Mana kugira ngo aho twacumuye, aho twarebye nabi, ibyo twatekereze ubanze utwese. Twezanye n'inshuti n'abavandimwe kandi utwezanye na buri umwe wese ushobora kuba atazi gutandukanya isengesho no gushima no gusenga
kugira ngo twese ariko tubashe kuyoborwa na Mwuka Wera. Ni wowe ugena rero, akaba ari nawe ukora, icyubahiro n'ikuzo bibi byawe igihe cyose, mu izina rya Yesu, amen. Tangiye twiragiza Imana kugira ngo ikiganiro kize kugenda neza, sibyo? Yego. Mbere na mbere reka ubundi zirimo ibibwana niryo zina ryawe, cyangwa ubundi ushobora kwibwira abantu bakakumenya? Reka nibwira abantu nawe akira imikoro zo gukoresha, nuza tureba cyangwa se aguhanze ijisho ukibasha kureba, yego, abanze gusobanukirwa. Je nitwa Niyikora Felicien, yego, ayo niyo mazina ya kavukire, niswe na data na mama, yego. Noneho zirimo ibibwana. Iyo mvuze zirimo ibibwana ndatsindagira, yego, kuko rifite na murumuna wabyo bita Ntawugira ibye, yego, nkagira n'irindi ryakwitwa nko kwa padiri cyangwa se kwa pasiteri bita Namahungiro. Ni amazina rero y'ubuzima tubayemo, ntabwo ari amazina yanjye nyirizina, ariko burya aya mazina no gufata, niyo mpamvu nawe waje uyakurikiye uza kunshaka. yego. Impamvu waje kunshaka nuko wari ufite amatsiko y'iryo zina zirimo ibibwana. Ntabwo izina zirimo ibibwana, nta bibwana noroye, nta n'imbwa twegeze ducirira, ahubwo zirimo ibibwana ni izina ry'ibibera mu mago. Nuko nazimije, ntabwo najya kuvuga ngo ruriya rugo rurimo amatiku, ntubundi nambihuje n'amatiku arimo. Sinajya kuvuga ngo uru rugo umugore n'umugabo baraba barwana kandi n'ubundi abaturanyi bahuruye. Ibyo rero narayibye iryo zina, ndimaranye imyaka myinshi kubera muri za 95 na 6 gutyo. Iryo zina nibwo ryamfashe, ndi kumwe n'abasore twakoranaga kera, nyuma y'intambara irangiye turi mu buzima bubi. Naho niho rero ryaturutse, mbona abagore n'abagabo bari baducumbikiye batongana buri munsi basekurana. Rero n'abandi kubiganira n'abavandimwe twabyumvikanije, nabo bari tuye mu rundi rugo tukabihina, tubwati shati none ibi bwana byaraye bibwejagura paka mu gitondo, ati sinzi niba hari n'icyo umurimo ati mva, si kihwerume cyaraye kikanuye, ati si ikibwakazi byaraye bikanuye, ariko tukazimiza mu bwo buryo, aho kugira ngo tuvuge ngo bosi cyangwa databuja cyangwa muyomba cyangwa se baraye barwana. Aho niho byavuye rero, biza kudushyikira natwe nyine tumaze kuzigeramo, ndavuga izo ngo n'ibyo bibwana. Naho rero ryaturutse. None se ubwo ntabwo uterwa isoni nk'iyo utambutse ahantu akaguhamagara ngo zirimo ibibwana? Ntabwo bintera isoni, kuko biramutse bineye isoni ntabwo naryitaba. Ariko kubera yuko nzi yuko en general abantu bashwana, ariko nanone nkigarura nkavuga nti burya umugore n'umugabo bashwana nta kibateranyije, akakubwira ati aho naraye. Umugore nawe yaganira n'undi avuga ati aho naraye. Ubwo rero mu yandi magambo ntago nterwa isoni n'ibyo, ahubwo njya mbongereho nkababwira nti Ntawugira ibye. Ndetse yego, twinjiye mu kiganiro neza rero, ngo nibwo turi gutangira. Yego, nge n'ubwo cyari byanshanze uburyo uvuga ngo zirimo ibibwana. Iyo bavuze zirimo ibibwana ni ibiki uri kuvuga ubundi? Nabisobanuye haruguru. Iyo bavuga zirimo ibibwana, nakubiye ko ari ingo. Ngewe iyo urimamagaye ndaryitaba, kuko ndizi kandi mbisobanukiwe. Ariko utabizi, muri bamwe bajya banamamagara bakabimbaza, hari n'abamamagara mu rugo nkavayo bashwanye, cyangwa nkasanga bashwanye nkasanga ahubwo bo bifite byinshi. Ni ingo, iki cyumve neza, kikongera kugutera amatsiko. Ingo zose zirimo ibibwana koko? Ntabwo mvuze ko ari zose, ariko nanone ni zose. Ariko nawe nk'umwana ukiri mutoya, uzashishoze, kandi ntekereza ko ugenda kondusha, uzasanga abantu benshi buri wese akubwira agahinda ke. Begeza mikoro hejuru
umugore azakubwira agahinda ke nukumva uzumva ari ukuri yego umugabo nawe nakubwira agahinda ke nukumva uzumva ari ukuri kandi n'ubundi nk'uko dusanzwe tubizi kuva isi yaremwa nkatwe twegeze dusomaho Bibiliya na n'uyu munsi tuyisoma tukayicengera twasanze kuva ku itangiriro Gahini na Abeli bicana umugore n'umugabo barahereye aho ngaho bashwana umugore n'umugabo batangiye bashwana nabo babyaye baricana none se cyo urahera he uvuguruza yuko iryo zina hari isoni nene cyangwa ingo zose bitarimo si inkubye ngo zabaze mama wawe nese nicyo kintu twakora ibibwana biri mu ngo tubyirukane biri gukora cyane yego cyane cyane ko ari naho umwanzi yinjiriye mu iri terambere yego kera basokuru bareka mvuga basokuru kuko banyuko burabazi nabazo basokuru nabanyogokuru bari bafitiye ikintu bita umuco yego bafite umuco ku buryo umukecuru nyogokuru wawe uwo muco rero yego n'iterambere dufite uyu munsi usibye kwiyumanganya icyo bita kwiyumanganya mu kinyarwanda sinzi niba byumva cyangwa se kwijijisha iyo wiyumanganyije bucya kabiri ariko nanone iyo utiyumanganyishije birashoboka ko ariho noneho bya bibwana bigakora cyane yego ibibwana rero bituruka ku kisuku yego ibibwana bituruka ku ki bakabanje kumva ariko nyene numva ari nk'igitutsi ntabwo wakagombye kuvuga ngo mu rugo rw'abantu habamo ibibwana kuko urugo rugizwe n'iki urugo rugizwe n'umugabo umugore n'abana babo ubwo ibibwana uri kuvuga ni abana baba bazabyara reka duse nk'ababivimuzi ntekereza ko utari muto niba waba uri muto nturi gito yego utekereze ku kintu bita imbwa utekereze no ku bibwana byayo ese iyi mbwa yabwaguye reka tuvuge ko waciririye imbwa utaza kumera nka ba bandi ngo woroye imbwa ahubwo waciririye imbwa yego ese iyo waciririye imbwa cyangwa se arya buri kibwa si ikibwakazi ikibwakazi ni igihwerume ni iki kigore ikigore ni ikibwakazi ukagira wenda ukaba waraciririye ikibwakazi iyo cyabwaguriye mu rugo guhera ku munsi wa cyabwaguriye kugera mu mezi 4 cyangwa 3 nta muntu usinzira mu rugo ibyo rero nibyo muza no gutongana no gushwana k'umugore n'umugabo umugore abaza umugabo ngo wagiye he kubera muri bya ifuhe ry'iki gihe no kubaza umugore ngo wiriwe he bikuririra aho ngaho noneho nkageraho akantu gato noneho gatumupfa kuko abagore n'abagabo bapfa byinshi kandi ikintu tugirirwa ubuntu rwo gukomeza kuganira tuzagisobanure neza umva n'abantu mu rujijo buriya abantu mu rugo bapfa byinshi waruzi yuko mu rugo iyo watangiye kugira inshingano hari n'igihe ushobora no gushwana yuko bagutumye agasukari ku isoko batabashije kukagura ntukazane mu gihe utaragura umufuka we bakagutumye uwo umugabo akakubwira ati nshira ku iduka unzanira agasukari noneho ukajya henda ukibagirwa ari uzi ko ushobora kurara nabi iryo joro yego ukarara utongana mama se nduwuhe se uko gutuma ngo se bukenda buke uri gusobanura ku kibazo cy'uko wibagiwe yego isukari none wabigenza ute kugira ngo noneho ubeho neza ibyo bibwana ubyirukane mu rugo rwawe aho ngaho ikibazo mbajije cyari cyiza ariko ntigishoboka igihe icyo ari cyo cyose ufite inshingano mu rugo icyo cyo kibagirwe no mu gihe icyo ari cyo cyose ufite abo wasize mu rugo ubundi mu Kinyarwanda bavuga ngo umubyeyi acumura yicaye ni ukuvuga ngo umwana wawe ashobora gukora ikosa umwana wazimye umwana ashobora gukora ikosa muri karitsiye sibyo ngewe aho nicaye mu biro cyangwa aho nicaye mu modoka cyangwa aho nicaye nagiye gushakisha akaba ari nge bigiraho ingaruka wabyumvishe ni ukuvuga ngo rero igihe icyo ari cyo cyose ufite inshingano ubundi hari ikintu njya nkunda kubwira abantu nkabya nti umuntu uri mu rugo iki gihe uyu mwanya wa none ariko ntibabyumve nabi ubundi umuntu wubatse uyu munsi nuwemeye kuba inganzwa wabyumvishe n'uwemeye kwijijisha kwa kuri nakubwiye ibintu byose akabifata nk'ibitariho waba uri umukirisitu ukabifashwamo no gusenga waba utari umukirisitu ukabifashwamo n'inzoga nta gitangaza kirimo se nako wubatse uwemeye kuba inganzwa nabahisemo kubijijisha ariko nabwo ndi nayo yego kugira ngo tubyoroshye yego ni byiza kuba inganzwa ni byiza kuba inganzwa kugira ngo buke kabiri n'aba bana banyu bazamuke
iyo utabishoboye iyo utabishoboye nyine uragenda kubibaza mu rukiko. ubundi kwanga urugo n'urw'umugore, ubundi urugo ni umugore, yego nta mugabo ugira urugo, yego uzaminyuza azakumbarize. uyu mwanya wa none hari umugore, hari umugabo wahukana ngo ajye kwa nyina. oya bariho ni bake, yego ariko bariho. wa undi wumva byamushobeye ntajya muri geto, yego ajya muri geto akajya mu kazu ka make cyangwa akajya mu bahungu. hanyuma umugore wahukanye akajya muri geto abiki ab'ikirumbo, mu bindi mvugo. umugore wahukanye akajya muri geto hari irindi zina bamwita, yego bamwita indaya, bamwita indaya, ntabwo tubitinya. yego ariko umugabo wahukanye cyangwa se wagiye hari igihe aba ari sereba, wabyumvishe, yego cyangwa se akaba ari uretse gucuranga imiziki, cyangwa se akaba ari aho ngaho gusa yibazwaho. Yego. umugabo umusore, wabyumvishe. Yego. ariko umugore iyo amaze 3-4 ari muri iyo geto, yego ntabwo bamwibazaho, ahubwo abatangira kuhagenda abantu abantu igitsina gabo. reka tujye tuvuga ibintu mu mazina yabyo, Yego. kuko iyo tuvuze ibintu tukabitsira tugaca hirya no hino, n'ubundi ibiri hanze n'ibyo mu gicatinga ku matelefone, Yego. nibyo byamaze kwica umuco. hari ikintu ngenda mbona abantu bakavuga bati ngumva uko byagenda kose ngo umugabo uwo ari we wese ntabwo bizashoboka ko umugabo yabaho adaca inyuma umugore we. ibyo bintu urabyemera? mu buryo bw'igikirisitu simbyemera, ariko mu buryo busanzwe rwose burya biterwa n'uko ubanye n'umugore. burya uca umugore inyuma. ese reka nkwibarize, ujye wibuka yuko hari n'abagabo baciye inyuma abagore babo, ari bo abagore babibaterereje. icyo kintu tuzashaka umwanya tukiganiraho byeruye, tuzakiganiraho. wari uzi yuko hari umugore uca inyuma umugabo kubera ko umugabo yamuteye? ese reka nkwibarize, wararana n'umugore icyumweru kubera ya sukari nakubwiye, reka tuyite isukari, henda yuririye ku bindi, akamara icyumweru atarakubabarira kuri ya sukari, ubwo muraranye umute? uhita ujya ku wundi. ntujya ku yundi. none se wowe uzamara icyumweru kinde? bajya bakunda kuvuga ngo umugabo igihe icyo ari cyo cyose agomba koza imbunda. noneho uwo munsi ntiwogeje imbunda. reka wenda tuse nk'ababivuga kugira ngo abana badahenda batagira ibyo bumva bindi, ariko n'ubundi abakerebutse birirwa kuri ibi zicano zanyu byinshi bumva byinshi. umugabo ubundi ashakira icyo umugore, umugore ashakira icyo umugabo. umugabo ashakira umugore koza imbunda gusa? ntabwo ashakira koza imbunda gusa, ariko hari n'igihe biba koza imbunda. none se ko kera byagiraga gutya bakagira uko babyenza bakibaruka, noneho utibarutse ubundi mu ngo habamo byinshi, habamo ibyo bibwana, yenda tubishyire ku ruhande. ariko en general iyo umuntu yuririye kuri kamwe, umugabo agatinda gutaha cyangwa umugore agatinda kuzuza inshingano, umwe ntabibone ukundi ngo bagire izambabazi za zindi zari muri Kristo. iyo bavuga muri Kristo twebwe tubyumva kuko ntabwo Kristo twamubonye, ariko ibyo twasomye nuko twizeye. muri Kristo niho hose amahoro twese tujya dute abonekera. ariko udafite Kristo ntabwo warara 3 utogeje imbunda cyangwa icyumweru cyangwa ukwezi ngo ubure kutajya gucunga umuco inyuma. imbunda bikeneye koga, imbunda bikeneye koga. erega si nibyo byonyine. ese kuki umuvuga ko ari imbunda gusa? kuki umuvuga ko ari imbunda gusa? ese rero wabonye umugabo ari ukenera umugore kurusha umugore? ubuse umugore umuciye inyuma nawe umugore ashobora. igihe kintu nzi nuko abagore ngo bagira ukwihangana gukomeye ku buryo umugabo ashobora kumara n'ukwezi 2-3 ataraguca inyuma. barakubeshya. ibyo ni ibyo twibeshya. umubiri uko ukora, umubiri ni umubiri, sibyo? ntabwo waba urwaye igisebe ngo mare icyumweru utakijyanye kwa muganga ngo uvuge ngo nikizayimungo cyangwa kigere. kandi n'ibyo tuba twibeshya. uwo mugore umaze icyumweru atarategura amavuta yo koza imbunda, ntabwo wambwira ko azamara 3 adafite ahandi nawe, wabyumvishe? ajyana icyo cyansi ko kibuhanganya neza, sibyo? yego tujyane neza rero. icyansi washyizemo amata rero iyo kiyabuzemo kiranuka kirabura, wabyumvishe? niyo mpamvu icyo gihe icyansi rero na yambunda iyo bizanishije usanga habayemo ikibazo. ijambo ko rikomeye, kiranuka iyo kimaze iminsi kitabona imbunda. uzafata icyansi kiburemo amata, yego sibyo?
ubundi uracyoza yego iyo kitogeje kiranuka tuzitabaza abo hirya hano iwacu twinjira muri case study rero njye nkunda kwitwaza ubwo numva case study twita dukurikiza n'ibiriho tukareba urugero tugendeye ku bintu biriho muri ino minsi n'abantu bakabasha kubyigira bagasobanukirwa neza sibyo mu minsi yashize ndabizi neza ko udasobanukiye cyane ibintu by'imihanda ya YouTube ariko nanone uri umuntu ushobora kujya inama ugendeye kuri ibyo bintu mu minsi yashize hari umubyeyi bita Pastor Mutesi sinzi nimba umuzi uwo Pastor Mutesi yakoze ubukwe uwo Pastor Mutesi abantu bakaba bakunda kumutera amabuye bati amaje gukora divorce inshuro zigera kuri 4 uyu ni umugabo wa 5 nawe basezeranye ese birakwiye ko umuntu yakora divorce rimwe kabiri gatatu akahita ashaka undi mugabo kandi nawe bagakora mariage izo nkwano zose zijya mu rugo iwe nyine mu babyeyi be ibyo byo bishatse gusobanura iki mu mboni zawe nta kundi reka mbisobanure muri izo mboni zanjye sinjye mu mboni z'abandi abandi uko babyumva nuko babibona ntabwo ibyo ngiye mbyitayeho cyane ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo ugushigishyano wasiwe kuko umanukiwe n'umwanzi ese yamanukiye nde yamanukiye muri nde isomye Bibiliya bari kudusobanurira yuko tugushije ishyano ni iryo shyano kandi ishyano ntago ntugire ngo ni ibyaremwe biriyenze ikiremwa muntu iryo shyano riza mu muntu kandi nibyo twavugaga kuri ya mbunda na cyacyanze rega nk'umubwira wa muntu we witwa umugabo kuko ufite umugore n'abana bakwitirirwa ntago witwa umugabo kuko wabyaye cyangwa wateye abana ku musozi witwa umugore kuko ufite umugabo witirirwa ntabwo ngiye kumutera amabuye n'undi uwo ari we wese none se reka nkubaze ko umugabo wese nta divorce mu gitondo umugore yavuga ko umugore yari ishyano yamunaniye amwima mutesha umutwe mu Kinyarwanda avuga ngo wirukana urye gufukazana urimira bunguri impamvu rero ni muri tujye dufata umuco dufate igikristo dufate n'umuco n'ikinyarwanda gisanzwe niba yagize ni ishyano kandi nanone karandi ntabwo no kuvuga ngo niba mu ijuru hari ibyamanutse sibyo yego ubundi mu nama y'agakiza bavuga yuko ijuru ryabereyemo ikombata Imana na Shitani abagira abajya imbere ku ruhande rwa Shitani n'abajya ku ruhande rw'Imana ariko abahanganaga ari iki ari babiri perezida na vice perezida iyo perezida na vice perezida bateranye amagambo bagashwana hari abajya kuri koti imwe noneho Imana rero ijya guca ntago yegeze ivuga ngo nshuye Shitani ngo hanyuma bari abirengagije cyangwa bari badafite uruhande no mu mafana y'amakipe bibaho hari ufana itsinze none babandi bari gufana itsinze rero nibo baba badayimoni tugendana tukagiramo Shitani tukagiramo n'ubumana subira inyuma gatungo twebwe muri twe tugiramo abadayimoni noneho twebwe tutabashije kubakontorora rero ngo tumenye ngo Shitani ninde uri kutugenza uko ngo tumenye ni Imana ishobora kudukoresha icyiza niho handi dushiduka twe twakoze ibidagize bite ibidakwiye ariko wimutera amabuye wowe surinde wowe umuvuga urinde uje umuvuga ushobora kubusanga ubyaye gatatu wanyu ariko wari kwanga yakarandi ariko urwana ari kuca yakarandi noneho mwongeyeho ko ari na pastor ni Pastor Mutesi nese Pastor Mutesi yabura umwe akabura kabiri akabura gatatu ariko mu namwe mushyira mu gace wa kane ubwo ni iyo wanze gerageza no wicuma zamugira rege iyo byanze nibahata urakomeza ukagerageza wazagira amahirwe none se iyo ugeze mu isoko ntushobora kujya mu nkweto nka 80 uri gushakamo urugukwira wishimiye gusa amaherezo yayo azagenda gute amaherezo se nayaye amaherezo nayandi azageza igihe cye aceho nkuko nabandi bose bacaho uwo mugabo aceho uwo mugore wifuzaga uwo mugabo cyangwa ushaka kugira ngo agire ibyo ageraho abure wabyumvishe kuko twese ubundi tugenda dukura uko umuntu akura niko akoze imico ngo abari gushaka abo bagabo bose mu buryo bwo guca karande ariko hari tuve no kuri karande tujye kwizina pasita wese pasita waho utagira umugore cyangwa utagira umugabo abaho
none ubwo ngubwo kuki we atandukana cyane? ntabwo ari ugutandukana cyane ntabwo ari ugutandukana cyane ni tugaruke ko iyo byanze ntibahata yego nasi inkweto yeze kuri iyo uzijyana gusenga oya unese uzijyana mu modoka wakwiyengeje ariko avuga ati ndazigendesha amasaha 2 gusa ntabwo byakora namwimutera amabuye rero uri abamuvuga ni umuntu ibyo yakoze ni ubumuntu kandi ni mukajye murebera abantu gutya hari ukuntu twe tujya twirengagiza ubu icyapa cyakuzanye hano bakubwira ngo nugera ahangaha uyoboza bakakubwira ngo ahakorohera uviremo ku cyapa cy'inyagasambu ku bitaro kiriya cyapa cy'inyagasambu ku bitaro wanyuzeho cyari cyagera iwanjye hano ntabwo mbere cyari cyagera ku bitaro se none mwibarize ikibazo kwavuze ngo iyo umuntu amaze iminsi atoza icyansi kiranuka ubwo ngubwo ni nk'abantu b'abadivorce baba babayeho gute abana badafite abagabo nawe urabaza ukaharengera none se reka nkubaze wowe mu mico yacu dusangamo nawe witwa umusore cyangwa reka tuvuge witwa umusore hari igihe ushobora kuba udafite woza imbunda ukayogesha intoki sawe ntumye kogesha umuntu intoki hanyuma iyo basokuru nako bakuru umuna bawe na bakuru bawe bagiye muri ya systeme bita kwikinisha burya baba bari gukora iki baba bari kurwana no kugira ngo barebe nibara ko bagabanya ingese muntu kandi n'abadogiteri benshi babivugaho negeze njya ku mudogiteri nabanteri umugongo mereye nabi ndumva ameze nabi ati ntago ujya urongora nese ni muganga akubwira ati genda urongora uroroherwa urabuza umudivorce kwinyabya gute ese iyo bakubiye ngo muri korodoro na Gikondo ibyo no kwinjira mu buzima bwabo ibyo ngibyo byitwa icyaha ariko nanone iyo ugerageje gukora ibyo ngibyo ukajya ashaka koza imbunda kandi nta mugabo nyine utarasezeranye utarashyingiwe ibyo babyita icyaha ariko reka nkwibarisa umunyamakuru we ko nawe ubaza ukarengera ninde wagiye korosa ibirenge akakora icyaha ninde wagiye korosa ibirenge agakora icyaha none se ibyo korosa ibirenge uzi aryo ntago mbizi uze uzasobanuze ubaza abakuru ninde wagiye korosa ibirenge neka tubyoroshye ninde wagiye wihagarika ku munsi wihagarika kangahe ntago mbizi nuko rero nta muntu rero worosha ibirenge ukora ibyaha gukora ibyo uri divorce cyangwa gukora ibyo waciye inyuma umugore ni ukwitabara nk'uko witabara ujya korosa ibirenge buriya nanone bikaba byiza nanone iyo wadivorishije ukongera ugakora ubukwe kugira ngo wirinde gukora ibyo byaha ahubwo ibyo ni amaso y'abantu burengera uri kurengera ko abantu bareba ko wakoze ubukwe ariko nawe nibiza bikaba nka kwa kundi birashoboka ko wenda uwo mwatandukanye yagucaga inyuma cyangwa akakwima ukwezi undi we akazaza guha kenshi ariko akaguca inyuma kenshi niho hane nakubwiye ngo byose no kwimanganya wabyumvise yego ikindi cyongereye ariko nanjye njya nshaka kuzabaza wowe nkawe ukiri muto ugeze uyu munsi umaze kubonana n'abakobwa wenda 30 jya utekereza ko uwo mugiye kubana nawe amaze kubonana n'abahungu 30 singwe si urugo mugiye kubaka tekereza icyo kandi azahura intoki zanyu kuzireba gutya wahuye n'uyu yemeza ibye ariko kubera yuko ari amabura kindi birarangira uhura n'uyu none wahuye na 30 kandi ugiye kubana na wa mugore asubwo urwo ruba ruzarambiye iyo wasambanye cyane uri umugabo ugahura ukabana n'umugore n'ababikoze cyane urwo ruba ruzaramba urakoze cyane numva buri kubariza n'abatoya kuri wowe icyo nashaka gukubwira mu mutwe wawe n'abandi bakumva mujye muhindura ikinyarwanda niba warakoze mu myaka yawe ukaba umaze kungana uko uruhuye n'abantu 30 yego ariko uko umuntu akurana kubye ko ariko akoze imico mibi nitugira amahirwe yo guhura tuzaganira ku kijyanye n'ukuntu umuntu akura ntabwo nyine nakuze nzi ko ibyo bintu binabaho ko njye nabikoze nkuze yego sibyo ariko si ukuvuga ko mbere y'uko mbikora
ntacyo ntakoraga. hari ibyo yagerageza. Matayo 5:27 haravuga ngo ndakubwiza ukuri yuko urebye umugore wundi akamwifuza bamaze gusambana nawe. Twebwe dusambana muri segonda. Ugera mu mujyi bakaguca ari 5. Wajya kuryama wenda reka tubikire ko ari kwirotera. Sibyo? Yambona nikoza akazi. Yambona ibiri koza akazi. Ariko noneho tuve ko byimaritse mu mutwe ibyo wiri ubona ukabiraramo. Noneho twivugire. Wa muntu ari kwitabara. Sibyo? Yego. Nibyo ari gukora byose ari kwirwanaho. Ashobora kutajya gusambana akikinisha, byose ni icyaha. Ashobora kudasambana akirutira, byose ni icyaha. Bishaka kuvuga ngo rero nta muntu wegeze we urose ibirenge ngo byitwe ko akoze iki, akoze icyaha. Byose no kwitabara. Kandi ngo burya shitani mujyana mu cyaha akakujyana mu cyaha ariko ntamenya aho wihaniye. Sibyo? Ibi rero mukabishyiraho komanteri ngo nuko turemye. Nuko turemye byumvure we yarabiririmbye ati umuntu arifuza. Umuntu arifuza akifuza umugore wundi agafata uwa mbere agafata uwa kabiri agafata uwa gatatu agafata uwa kane. Kera kabaye tuzabisubiramo ibyo bintu turi kuganira bijyanye n'ingo kuko ni ibintu bijyanye n'ingo birimbitse. Birimbitse no kubihera hasi. No kubihera hasi cyane. Ntago wabivuga nonaha ngo ntago wabivuga nonaha ngo ntago ndi bure kukubaza kuri iki. Turacyari muri case study. Mu minsi yashize n'ubundi ndacyari kuri Pastor Mutesi yagize gutya akimara gusezerana haza gusohoka makuru hanze kuwo bita Asia sinzi nimba umuzi bamwita uwanyana Asia no ukunda gukina na bayaka oya nundi Asia no mudamu akaba yari umugore ya Pastor Theogene Inzahuke okay yego Imana imuha amahoro n'umugisha aho bita uwo ngo rero uwo ngo bita Inzahuke uwo ngo Asia bimaje kugenda gutyo hari urumva hari harajemo akantu kuko umugabo yari yaratashye nuko amaje gutaha amara igihe kinini ari ni inkuru ndende turayizi yego yego amaje mu gihe yari wenyine noneho ikintu cyaje kugenda uwo bita Pastor Mutesi yamuhareje pass ajya mu rukundo amaje kujya mu rukundo ariko ubungu ibintu biri hano hanze arimo aramutuka bikomeye ati ni gute ngo uhuza n'umugabo ukamurya amafaranga n'umwemerera urukundo ahubwo ukajya kumubeshya uti ngo Imana yanyeretse ko ugomba kwana n'umugabo wa mbere. Ese koko byari bikwiye ko uwo ngo Asa yahereza uwo mudamu pass? Ese ko se yakoze nirihe mu kwaramuhaye pass kandi atarakwiriye pass akanamuha passe mbi imuharabika kiranze ibyo byose? Urakoze cyane kuri Pastor Mutesi agorongera kumugarukaho cyane. Impamvu nayo umugarukeho cyane nakubwiye ko icyapa waje uyoboza kitaragera hano ariko wakinyuzeho. Hari ibintu twebwe twibeshyaho cyane. Hari ikintu twibeshyaho kuko umuntu ari umuvuga butumwa ari umupasiteri ari umwere cyangwa ukamugereranya nkaho ari Kristo ureba. Ikindi kiyongereyeho Madame Pastor ntago ya Theogene simuvugaho byinshi cyane kuko uriya n'umupfakazi. Umupfakazi umugabo we yaratashye ariho nakubwiye ngo burya umuntu we umugore wari we wese wibana ahura n'ibigeragezo. Yego. Ahura n'ibigeragezo kandi bikaze. Yego. Gusa kuri Pastor Mutesi nk'umukirisitu nyine wakagombye kuba afite Kristo muri we ntago yakagombye gutanga amapasi. Yakagombye kureka akikundira. Nyuma yo kwikundira akifatira umwanzuro. Ariko iyo bijemo amapasi abaranga ntibakibaho. Yego. Abaranga ntibakibaho. N'ibyo rero bajya bakunda kuvuga ngo yiguye ntawe utayigera amahembe utayikora ku ihembe. Biriya ni ibigeragezo Madamu Theogene arimo kandi nawe wabijyamo. Yego. Kuko nakubwiye yuko yo wibana uri umugore hari icyo witwa. Yego. Ariko ntekereza ko iyamufashe kumukorera ibyo ngibyo. Yego. Dukomeze.
nani kukubwira nanone yari abikwiriye nanone kuba atari ntabwo ari kugumya kuba wenyine nanone bitewe no mu kubanza ibyo wambwiyeho mbwira ku byingo nakubwiye ngo cya cyansi ariko ntibabyumve nabi ngo abinywera amata banga amata Bibiliya iravuga ngo si bwiza kuba we wenyine noneho umuntu umwe yabajije Yesu aramubaza ati uriya yarongowe na runaka ati mu ijuru azaba uwande icyo Bibiliya byose nta kibitarabateguriye mugende muzasome Bibiliya asunda wa mugani muzasome Bibiliya ibasobanurire ariko gusenga kwiza no gusoma Bibiliya uzagenda usome Bibiliya ibyo byose ibyifuzo byanyu byose n'ibibazo byanyu byose biri muri Bibiliya sibyo ntago umugore yemerewe kuba wenyine nicyo gituma uzasiga so na nyoko ukabana akaramata iyo akaramata kanzwe rero bavuga ngo mutandukanwa n'ikintu urupfu iyo rubaye kuri umwe rero nta tegeko rimubuza gushaka nta n'itegeko rimubuza ni ukwiyandarika kuko azwe sibyo ni ukwiyandarika kuko azwe ariko hari akajambo yavuze keza ati ngewe iyo ubushyuhe cyangwa iyo umubiri unaniye noga amazi akonje bigashira ibyo no kwiyinginga kwa kundi nakubwira ngo kwiyobereka kugira ngo urebe ko bwacya kabiri akoshara kukubwira amazi ariko twebwe twabonye yuko amazi twebwe dukoresha cyangwa se mu mwana w'umuntu akoresha erega nkubwira umwana w'umuntu afitemo abadayimoni benshi sibyo ntago uzabona umuntu aciye hari ufite abahungu cyangwa abagabo batatu cyangwa bane bari kugutereta ngo bure n'umwe wiyumvamo icyo cyo ni kizira ureba ni waba uhora ku ruhimbi cyangwa kuri gitari cyangwa guhora mu musigiti ntibishoboka icyo cyo rero kibagirwe umwana w'umuntu aremye mu ishusho yo kwifuza sibyo no kushaka kumarira rirye sibyo kandi nawe urabizi muba mwigiza nkana nta kosa we yafite kuba yarahawe pasi ahubwo ikivuye muri iyo pasi gishobora kuba cyari gifite indi mitego ese ubundi no gutuma umuntu aguha pasi bwacya akayigucyurira ni ikibazo ese niko cy'umuntu aguha pasi bwacya akayikugengaho ni ikibazo ahubwo harimo agatego we ntabwo ndabituma mbigiyeho cyane ahubwo mu gihe gutuma nsesengura aho umunsi uzongera kugaruka kunsura nzaguha ibisobanuro bizima ubu mu rugo rwa Siya ubu ngo hari kwita hajyamo ibibwana ubu mu rugo rwa Siya yo abana n'umugabo hari kwita hajyamo ibibwana ahubwo wivuga ngo ahubwo ntabwo byari bugiye mu birimo n'ubwo none se mwashyiranye ku karubanda nta bibwana birimo harimo ibibwana byinshi urumva ubwana bwatangiriye ku muranga none kwa Siya ho noneho bizaza byarabwagaguye cyane ibibwana biruzuye kwa Siya biruzuye kandi yibuke ko we agomba no kwishyiraho icyitonderwa kuko yari umuntu wiyubashye kandi n'abantu bubaha nta nubwo ibyo byakagombye kujya ku karubanda mwenda ku kageni ejo undi ku cyumweru ku itariki 30 nibwo Pastor Mutesi yakoze ubukwe na Ferdinand abo ngo bari muri honeymoon ariko uri kumva ibintu biri kuvugwa imihanda abo ngo nabwo ni ukuvuga ko ubu mu rugo rwabo ibibwana byinjiyemo ariko izo honeymoon zanyu muvuga nansetsa ese ujya muri honeymoon gute urumva wajya muri honeymoon ugakurikizwa n'amagambo ukajya muri honeymoon ugakurikizwa n'urutoto ubundi bwirakorwa cyangwa no kwihendahenda ngo buke kabiri mujye guhendahenda kw'inshingano nyine erega ntabwo umuntu ashaka rimwe kabiri gatatu ngo avuge ngo wagiye gushaka n'umwere hari n'igihe azamuhundagura cyangwa se akajya murwinga inzara za buri joro ariko hanze mama pasiteri ni mama pasiteri yego indirimbo zaduteza copyright cyane yego ndakumva ubwo rero mu by'ukuri nakubwiye mu itangiriro ijambo ry'Imana ritubwira yuko Adamu na Eva bishakiye ubucocero ubwo bucocero abantu bishakiriye kuva muri Edeni na n'ubu turatwabwishakira niyo mpamvu Pastor Mutesi gushaka uburenganzira bwe cyane cyane igihe cyatari kumwe kandi ni mama pasiteri agomba gukomeza icyubahiro cye cya mama pasiteri kuko icyubahiro ni ikibanze kandi nta n'uwakubaha witwa umupfakare cyangwa umupfakazi n'ijambo ry'Imana hano rwo ribyemera ntabwo waba mama pasiteri ngo uyobore izo ntama uri ni nk'indaya ntabwo we wabishaka ntabwo rero we
icyo ari kwica niyo nyete ureba n'uyu nguyu niyo yamubyuka mu gitondo agenda aracyafite igikundiro aracyari muto yashaka n'undi mama siya nawe inama namugira ntareke kujya muri urwo rugomo rwo kumucuruza niyo nitegeza ko ari kumucuruza kandi niba yaranayariye abana batewe se baba gute yaramaze bagomba kubona yaramaze rwose mu kinyarwanda bavuga ngo iyo ushatse umugore mwiza ubushatse uzagutungira abana iyo umugabo adahari yashatse umugore mwiza abana bawe babaho wabyumvishe babaho neza ubwo nibyo mwumvishe kuko byanyuze mu kavuyo ibikorwa ku ruhande se cyangwa ibitekerezwa cyangwa kandi uriya mudamu nawe si mubi yapfakaye akiri muto kandi umukecuru mo kuri radio yavuze ngo abakobwa bafite ubushuhe n'abahungu bafite ubushuhe ariko nanone mujye mumenya ko uwariye niwe ushaka kurya nta nubwo ushobora kubwira umuntu ngo ukumbuye inyama utaraziryaho gusa wabwira umuntu ngo umwana yakubwira ngo twumve yahurute yamenyereye rukacarara mu gitondo cyangwa igikatsi yakubwira ngo nkumbuye yahurute azakubwira ko akumbuye igikatsi ko akimenyereye urero namwe ntari mugire wo mutera amabuye ku mande ebyiri nkubwiye kuri mama pasiteri ni icyubahiro cye agomba guharanira icyo cyubahiro kandi ntiyagira icyubahiro atafite umugabo bazaba nijana cyangwa babe barindwi hako mu rugo rwa Pastor Mutesi na Fredina ndumva nabibwana bizageramo erega ntago hicwa cyangwa hica ibyo twe dufite mu mitima yacu ahubwo hica ibyo twumvisha iyi ni bazabyizanira ariko kubera ko yenda bajijisha ko basenga bazajijisha nyine bajye biyerobeka barabe baterana ingumi mu gitondo zihore bajye gusenga cyangwa bajye kubwiriza ntago ibyo mu ngo wabyinjiramo keretse ururimo kandi hari n'ibyo tuba dutinya kuvuga kuko hari igihe umuntu ashobora kuvuga iby'amago abasore nkamwe mukazahera kwishyiga nka babahungu njya numva bavuga ati nuza zashaka ryari nuza zashaka urabiteye ubwoba biteye ubwoba ubwo rero niyo mpamvu nakubwiye ngo kwiyumanganya no kwihangana kuko nageze nganira n'umusaza mu minsi yashize arambwira ati wa mwana we rero iyo ntaza kwihanganira nyukuyo ntabwo mwari gukura umukecuru ati n'uburaya bwawe niyo naza kwihanganira uburaya bwawe n'ubugugu ugira ku ifaranga nanjye ntabwo abana bari gukura bishaka kuvuga ngo rero ubuzima tubamo no gusunika twinginga kuko ntituzi igihe n'iherezo ryabyo yego yewe ubutaha niko mu butaha nzagushaka tukaganira nanone byimbitse ariko ku ngo ku ngo ku bibera mu ngo cyane cyane kuko numvishe ko ubiziho byinshi cyane ko n'ubundi zirara cyane ko ni bya bibwana nyine buryo bibwana ku manywa iyo bwagiye biragira ukuntu bigacecuka bigatuza cyangwa iyo bibonye icyo ubiha biratuza ariko nanone ntago wakwirengagiza kuko byamera kose bisubukurira aho byasubikiye wenda tunasoza ni ikihe kintu noneho umuntu yakora kugira ngo agire urugo rwiza rumeze neza rurimo umutuzo n'amahoro ikintu wakora se ni igiki ni ukwiyumanganya nyine kandi ugakoresha uko ushoboye ku buryo wizera udashidikanya ko iyo shitani ikurimo iri mu mugore wawe ukamenya ko umudayimoni ufite ari uri mu mugore wawe umugore akamenya ko umudayimoni agira ari urimo ubundi ukihangana ubundi umbwiye ko uzagaruka tuzaganira kuri tuvuga ngo umugore n'umugabo uzaganira kuri abo badayimoni ubundi umugore n'umugabo bapfike kugira ngo bigere kuri urwo rwego bigiriwe ubwana ni umutungo nta mafaranga nta mikoro make niki icyo tuzenda no girirwa ubuntu twongera kumbona tuzabisubiramo ni najya kugufatisha yego sawa reka nkushimire umuntu ushaka kukuvugisha ashaka kukugisha inama ujye utanga nimero ya telefone ndazitanga ntacyo byaba bitwaye inama ni nziza burya ni nk'iyo umuntu agiye kwiyahura agahura n'uwo n'urucitse arakubwira ati nyaboneka umugozi we hariya uravuna ubwo rero iyo uhuye nawe aramubwira ati tuza ibintu byose bigira iminsi kandi ukabiha iminsi kandi ibintu byose bigirwa n'igihe ngera telefone ni 830 830 0 25 74 yego nkagira n'indi y'82 3 6 3 4 yego
67 iyo ukunda kubonekaho cyane ni zose zibaho ngira nomero 6 zose ziba ziriho yego 6 zose ariko izo nkoresha cyane nizo yego okay nta kibazo urakoze reka ngushimire rero reka ngushimire cyane wakoze kubw'umwanya wawe muri ubu tuzahura tunaganira n'ibindi cyane ko ibibwana bitashizemo bigihari ntago bishira Yesu azarenda agaruka ni nawe uzabihoshora reka dushimire mushimire cyane wabashije gutera intambwe ukaza uyoboza utanu uzongera kuyoboza nomero zanjye urazibonye utanze amazi uzajya umamagara kandi abagisha inama bayigishe twiteguye kuyibagisha nitunabura ubushobozi bwo kuyibagira tuzabaha n'abandi bakuru dufite bakuru twavuze ko izina rya zirimo ibibwana twirengagiza ntawe ugira ibyo nta mahungiro ibyo nabyo tuzabiganiraho Imana y'amahoro rero ibaho umugisha kandi abaza gukurikira Imana izabaho umugisha reka dusozere rero n'isengesho niryo rikemura impaka dufite Uwiteka Imana igira neza wowe waremye umuntu ukamuha igihe ukamwitondera ukamurema ni nawe wo kumugisha ukamugorora mu bwonko akamenya aho ava n'iyajya turagushimye rero kugira ngo Mana uduhe kwihangana uduhe no guca bugufi umugore umuhe guca bugufi umugabo umuhe guca bugufi utabasha kwizera abashe kwizera cyane ko ijambo ry'Imana ritubwira ngo kwizera gushyitse no kwizera icyo utarabona utarakugeraho reka twe kujya twibwira ko iminsi izaduha igihe cyangwa igihe kiduha iminsi ahubwo twe twizere kuri Imana ishobora byose igihe cyose ushobora byose kandi utegeka kandi ugakomeza abananiwe ukafasha bashavuye kwihangana muri byose fasha buri umwe wese kandi ugirire neza umwe wese mu izina rya Yesu Kristo amen.